Assim, foi ele também. Isso é mais aha ntabwo ubizi wa mugabo ako n'undi ntagiye utatwitaho ntagiye utatwitaho hano aba yaraduhaye umugisha n'ufiriwe cyane ubona ko kiba kimeze neza erega umuntu aba yabikoze kugira ngo biryohe rwose turyoherwe ahora neza ariko njye mbirikora bikwegere hey Mama Sing, uriya rero umugisha wawe ni mwinshi wazere dukomeze turyoherwe rwose inshallah nanjye ndashaka kuza mu idini mashallah alhamdulillah mugira indya rwose ziteketse rwose uziyizire ni karibu ariko she ni Islam je bura mfite ikibazo nubwo kiri hariya hepfo rwose arashonje kandi twari dukwiye kujya kumusura kuri uyu munsi ase uyu munsi twashatse ko tujyayo nimugoroba mu gisondara n'umuntu iyo dufashije abakene nivuga utugo tuba dukoze nabyo ndawo mwiza urakoze aba rwose akoshe hari ikibazo nagize ibyo nabonye mwabibonye subhanallah mwabibonye hari ibyo nabonye biranongora birabingaho she Allah icyo mwabonyeze subhanallah agaterura isahani nabonye ko nakatagubuka ya rabbi usko gari nakatagatatu byabukase inshuro imwe buriya rero umuco wo gukomba nabyo mubonye hariya
nabyitegereje ubundi umugabo ariko akoma ni bigenze suna ni bite? suna ariko nubwo ari suna koko ntago ushyiraho ururimi n'inyuma suna batubwiye ko ari ugukomba gutya uko ariko ndebera umugabo rero biriya iriya ni peti kutaragira nyira peti wowe iriya ntabwo ari suna ubundi umugabo akomba bigenze bite? hari impamvu eshatu zishobora gutera umugabo gukomba. Impamvu ya mbere abiterwa n'ubwoko bw'inzara yari ashonje, ku buryo ibiryo ariye abona ko bitamuhagije akumva ko hari nakomba hari ikiyongeraho, nyamara ubundi nta kigomba kwiyongeraho, ni ibintu biba byakorewe mu mutima. Impamvu ya kabiri abiterwa n'uko hari igihe umugabo yakomba bitewe n'uko ari ahantu hibanga akavuga ati buriya ntawe uri kundeba, ariko nanone bishingiye kuri ya mpamvu ya mbere iturutse ku nzara no kudasobanukirwa n'ibintu, ngo amenye ngo ibyo agiye gukomba hariya n'ubundi ntabyo ari buhakure. Impamvu ya gatatu biterwa n'uburyo yarezwe n'uburyo yakuze. Niba yarakuze akomba hari igihe akura bikamwokama gutyo, no mu gihe yamaze gukura agakomeza agakomba, ariko iyo aza kuba yarigeze kugaburirwa neza akarya ibimuhagije mu gihe cye cyo hambere, akamenya yuko ibyasigaye ku isahani byozwa ntacyo byajyaga kumutwara. Biriya rero biriya ni isomo urabibonye hadi nawe mama si urabibonye, mu gihe ugaburira umwana jya umugaburira hage, umutoze hakiri kare atazagera ahagera akagusebya yaramaze gukura. byumvishe kandi urakoze kuduha impanuro. Iriya kosa ntabwo rizabaho iwacu rwose, ariko rwaserera ndabicamo indimanuke kugira nzasiga ibiryo nzasiga n'ibanga.